gusoma neza ntategwa. Batubwiye ngo umucyo umucyo uvira mu mwijima. Umucyo cyangwa se umucyo uza kweyura umwijima. Uko ibihe bigenda bisimburana muri buri vugurura rikomeye cyangwa iyo mpinduramatwara mu by'idini, ahangaha yenda n'iki kinyarwanda numva kidasobanutse neza, ahubwo aho twavuga kuvuga ngo uko ibihe bigenda bisimburana muri buri vugurura rikomeye, cyangwa se buri gihe buri mucyo w'ubugorozi, umurimo w'Imana ku isi ugaragaramo ingingo zisa bitangaje. Buri mucyo wose uba ufite ingingo ushobora kongera ukabona mu wundi mucyo w'ubugorozi ukurikiyeho. Amahame y'uburyo Imana ikorana n'abantu ahora ari amwe. Amavugurura cyangwa se buri mucyo w'ubugorozi, amavugurura y'ingenzi, umucyo w'ubugorozi bw'ingenzi yo muri iki gihe afite aho abahura asa nayo rwose mu bihe byatambutse, kandi ibyabaye ku itorero mu bihe bya kera bifite ibyigisho by'agaciro kenshi muri iki gihe cyacu. Ni ukuvuga ngo ibyatambutse mu bihe byatambutse, Imana yagiye itanga nabwo umucyo. Uwo mucyo Imana itanze muri icyo gihe ikazongeraho tugaragara kuri yasha ndi kubabwira, ariyo tugiye kwereka mu mwanya. Ni ukuvuga ngo aho hantu akantu Imana igenda buri gihe cyose, iyo buri gihe runaka ikazana uwo mucyo ukaza ugafataho, wakongera kundi ugakomeza noneho uwo murunga ukagenda utugera ku iherezo. Ku iherezo tukaba tuhafite umucyo wa nyuma. None ubwo muri iki gihe tuvuga ngo turi mu bihe bya nyuma, twagombye kumva ko turi ku iherezo nyine, ko turi ku mucyo wa nyuma. Noneho mbere yaho hakaba hari undi mucyo w'ubugorozi yagiye yitambuka, Imana yagiye itanga mu bihe runaka. Uwo mucyo ni umucyo utaragombaga kwirengagizwa, kuko abawirengagizaga bahitaga binyura mu bigira mu bindi. Noneho igihe cyose Imana yongeye gutanga undi mucyo, ba bandi bari bakiri wa wundi bakongera bongera kwakira ukurikiyeho, gutyo gutyo gutyo. Aha noneho reka ariko bakatubwira ngo nta kuri kwigishwa mu buryo busobanutse neza. Nta kuri kwigishwa mu buryo busobanutse neza muri Bibiliya kuruta ukuvuga ko ku bwa mwuka wayo muziranenge Imana mu buryo budasanzwe iyobora abagaragu bayo bari ku isi mu bihe by'amakanguka akomeye yo guteza imbere umurimo w'Imana w'agakiza. Ya nama y'agakiza, ya yindi twabonye yuko mu bantu 100 ko nta n'umuntu umwe ahubwo bwo kuba bisobanukiwe neza cyane. Ariko bakatubwira ko ngo kubw'imbaraga z'umwuka wera udufasha gusobanukirwa muri ibyo bihe by'amakanguka, cyangwa se by'umucyo w'ubugorozi. Bidufasha kugenda turushaho gusobanukirwa n'iyo nama y'agakiza. Iyo nama y'agakiza twabonye yuko nta n'umuntu umwe ku 100 ushobora kubisobanukirwa mu butumwa bwatoranijwe. Mu kino gitabo cya mbere kuri paji ya 287 ku isura ya kabiri twabonye ko mu bantu 100 nta n'umwe usobanukiwe ukuri kwa Bibiliya kuri iki cyigisho cy'ingenzi ku mibereho yacu myiza yo muri iki gihe ndetse no mu gihe kiri imbere. Nahangano baratubwiye ngo noneho bakatubwira ko ngo umwuka wera, Imana mu buryo budasanzwe iyobora abagaragu bayo bari ku isi mu bihe by'amakanguka akomeye no yo guteza imbere umurimo w'agakiza. Abantu ni ibikoresho biri mu maboko y'Imana, bakoreshwa nayo kugira ngo basohoze imigambi yayo y'ubuntu n'imbabazi. Buri wese afite uruhare
buri wese afite uruhare rwe agomba gukora. Buri wese afite uruhare rwe agomba gukora. Muri cya gihe Imana yatanze umucyo w'ubugorozi, abantu bariho muri icyo gihe baba bafite inshingano bahawe bagomba gusohoza. Hari uruhare rwabo bagomba gukora muri icyo gihe cyabo. Buri wese yahawe urugero runaka rw'umucyo uhuje n'ubukene bw'igihe cye, kandi uwo mucyo urahagije kugira ngo umushoboze gukora umurimo Imana yamushinze. Ni ukuvuga ngo Imana izaha uwo muntu umucyo ukenewe kugira ngo ashohoze inshingano Imana imuhamagariye. Ni ukuvuga ngo umucyo Imana yatanze muri icyo gihe urahagije kubw'umurimo ahamagarirwa. Abo bantu bariho kubw'umurimo bahamagarirwa, umucyo bahawe icyo gihe urahagije. Ariko hongereho uwundi mu kindi gihe Imana izashima, kuko kizaba ari igihe cyawo, uko ariko yabiteganije, kizaba ari igihe cy'uko itanga uwo mucyo wundi. Bizaba itanze undi mucyo w'ubugorozi. Nyamara nubwo Imana yahaye abagaragu bayo agaciro kangana gatyo, nta muntu wigeze agera ku gusobanukirwa kuzuye ibya gahunda ikomeye y'agakiza, cyangwa ngo ashobore gusobanukirwa byuzuye n'umugambi w'Imana mu murimo ugomba gukorwa muri icyo gihe uwo muntu arimo. Ibi bihe byose byaranze amateka y'itorero Imana. Buri bihe byose byaranze amateka y'itorero hari umucyo ukwiranye n'icyo gihe gikwanye igihe abana b'Imana barimo, kuko abana b'Imana hari inshingano iba yabahaye, maze bikabaha umucyo ukwiranye n'igihe barimo, kugira ngo bashobore gusohoza iyo nshingano bahamagarirwa. Ariko ngo hari igihe ngo baba badasobanukiwe ngo niyo mugambi Imana ishaka kugeraho. Ni ukuvuga ngo hari ibi ibyo baba batari gusobanukirwa byose, ntabwo byose bashobora kubisobanukirwa, kuko ibyo ngibyo biba bidashobora gusobanukirwa. Biba bizasobanuka ryari? Biba bizasobanuka muri wa mucyo wundi uzaza uje kunganira uwo nguwo mu gihe runaka, iyo ngingo yenda itari yumvikana, ibyo bitari buri kumvikana icyo gihe, biba bizasobanuka mu mucyo uzakurikiraho. Abantu ntibasobanukirwa mu buryo bushyitse iby'Imana ishaka kugeraho ikoresheje umurimo ibaha ngo bakore. Abantu ntibasobanukirwa mu buryo bushyitse iby'Imana ishaka kugeraho ikoresheje umurimo ibaha ngo bakore. Ntabwo basobanukirwa ingingo zose z'ubutumwa bavuga mu izina ryayo. Ntabwo baba basobanukiwe n'ingingo zose z'ibyo bavuga bari gutangaza. Aha niho niyo gituma haboneka ngo wa mucyo mushya. Uwo mucyo mushya uza winyura ku mucyo wa kera, kandi uwo mucyo mushya ukaza uje kumurika cyane kuri wa wundi wabanjirije. Ni ukuvuga ngo umucyo y'ubugorozi uko izagenda ikurikirana, umucyo wabanje uzamurikirwa cyane kurushaho n'ukuri umucyo ukurikiyeho. Ubwo mucyo ukurikiyeho nawo ni uko ubanziriza uwundi uzakurikiraho. Ubwo ni ukuvuga ngo ibizaba bitashobora gusobanuka muri uwo mucyo wa kabiri, iyo ngingo zawe batari gusobanuka neza zizasobanuka neza mu mucyo wa gatatu. Muri uwo mucyo wa gatatu nawo byose ntabwo bizaba bisobanutse, hazaba hari umucyo wa kane uzaza uje kurushaho gusobanura ibyo ngibyo.
bigakomeza gutyo gutyo gutyo, tukagera noneho ku iherezo. Iyo tugeze ku iherezo, umucyo wa nyuma uba noneho utangaje byose, kuko nta wundi uzawukurikira. Byose byose nabwo icyo gihe biba biri gusobanukira abana b'Imana ku bw'agakiza bari gushaka, ku bw'agakiza duharanira, kubwo gushaka gukiranuka. Byose 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 none icyo gihe ntacyo kiba kitwihishe, kuko muri buri gihe cyose Imana ibagiye itanga uwo mucyo kugira ngo abana b'Imana bari muri icyo gihe bashobore gusohoza inshingano Imana ibaha, bashobore gutagumya guhagarara mu byera, bashobore kubagumya gutangaza ukuri. Nibyo tugomba kumva, tugaruka kuri aya magambo tuvuga ngo abo ngabo bahetse ibyera by'Imana, bahagaze mu byera by'Imana. Ya magambo yo muri Yesaya kiriya gice cya 52 umurongo wa 11, aba bagomba kuba bari bejejwe, bagomba kugera mu nzira yo kwezwa no gutunganywa. Mureke rero turebe uko mu nzira yo kwezwa no gutunganywa, turebe izo ngingo ziba ziyigize, turebe uko biba bimeze, turebe ukuntu izo ngingo ziba zimeze, izo ngingo zo kweza no gutunganywa, turebe ukuntu ziba zimeze. Hari, reka basangize ubutumwa bwiza bw'imbabazi, ubwo butumwa bwiza bw'imbabazi, ubutumwa bwiza bw'imbabazi n'umucyo mushya w'ubugorozi. Intambara ikomeye, kiriya gice cya 19 rero kubasomera, cyangwa se rero mwasoma imigani ya Kristo, ni kuri paji ya 56. Reka ni amagambo nyasome kugira ngo turusheho gutsindagira ibyo twari turi kuvuga. Imigani ya Kristo, imigani ya Kristo, ari amagambo, imigani ya Kristo, imigani ya Kristo paji ya 56. Nihangane gato ndiko 56. Rero ariko 56. 56. Ndumva ngiye bariho ndi noneho 56 ku isura ya kabiri atubwira ngo igihe cyose kigira ubutumwa buhwanye n'ukuri gukenewe muri cyo. Urumva ko biri guhura n'aya magambo nanone tuba kubona mu ntambara ikomeye. Igihe cyose kigira ubutumwa buhwanye n'ukuri gukenewe muri icyo gihe. Ukuri gushya ntikwirengagiza ukwa kera, ahubwo kurakumenyekanisha neza. Ntawe ushobora gusobanukirwa n'ukuri gushya atabanje gusobanukirwa n'ukwa kera. Kwa kundi nabwiye ko ukuri kugenda guhererekanya n'ukundi. Niba utumvise ukubanje, ntabwo ushobora, utumvise umucyo w'umugihe wari urimo, ntabwo ushaka kuba wazawusobanukirwa n'uzakurikiraho. Ni ukuvuga ngo aho ngaho abenshi niho bagira bate, niho bagira ikintu, niho bagwa, kubera ko baba bagize bate, baba batagize ishyaka ryo kugira ngo barusheho kujya mbere. Noneho iyo batabikoze bityo bagwa aho ngaho. Ukuri gushya kwaba kuje ntibashobore gusobanukirwa.
ubwo ndagira ngo aho tubyumve neza. None ibya bindi kubabwira tubabwira ko dufite ikibazo gikomeye yuko muri iki gihe turimo ntabwo abantu bari gusobanukirwa n'umucyo wa nyuma, kubera ko umucyo wabanjirije batari batawusobanukiwe. Ntabwo abantu bari gusobanukirwa n'ibyashuwe 18 bw'umucyo wa nyuma uheruka, kubera ko batasobanukiwe n'umucyo w'ubugorozi byashuwe 14, uriya amateka y'abamirere. Ntabwo basobanukirwa amateka y'abamirere kubera ko batigeze nanone basobanukirwa n'uriya muhamagaro w'ubugorozi bwari bwo mu kinyejana cya 16. Ntabwo bashoboye kumva neza icyo buriya bugorozi bwabaga nabwo bugamije n'icyo bugomba kubagezaho. abo rero iyo bimeze bityo ni ukuvuga ngo ntabwo babisura muri bya binyoma byari rya torero ry'i Roma. Bya binyoma bakaba ari byo bagwamo, ndetse ni nazo mpamvu bigaragara cyatumye ubu harabaye urwungikanye rw'amadini, aho amadini yose yongeye gushyira hamwe akemera kuba gukorera hamwe, avuga ko ngo babaye ubwo bakorera bakaba barashyize urufatikanye rw'amadini, kubera ko ubu ntabwo bigize bumva aho babaga bageze bose, kugira ngo barusheho kujya mbere, ahubwo bahitaga batera umugongo aho bajyaga bagasubira inyuma. ubwo mbese nabyo twabihwegeranye na ba bantu nanone igihe bari bavanywe mu Egiputa mu mwijima, aho kugira ngo bamashe bakomeza bajya i Kanani, buri gihe cyose bakaba bafite intekerezo zo kuvuga ngo twisubire mu Egiputa, twisubire mu Egiputa. Ngize ingorane bene data, iyo ngo umuntu atashoboye kugenda mu mucyo mushya, ukuri gushya ntabwo kwirengagiza ukwa kera, ahubwo kukumenyekanisha neza. Ntawe ushobora gusobanukirwa n'ukuri gushya atabanje gusobanukirwa n'ukwa kera. Igihe Yesu yasobanuriraga abigishwa be ukuri k'umuzuko we, yatangiriye kuri Mose no ku bahanuzi bose, abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we, nk'uko ayo magambo tuyabona muri Luka igice cya 24 umurongo 27. Umucyo w'ukuri gushya uhesha icyubahiro kwa kera. Uwanga ugushya burya ntaba afite n'ukwa kera. Umuntu wanze umucyo mushya burya n'ukikorera ko n'uwa kera atawufite. None tubifatira muri abo buryo butumwa bw'abamarayika batatu. Abo banze umucyo wa marayika wa mbere, abo ngabo bari bari muri cya gihe cy'abaporo, itorero rya Sarudi. Abo ngabo bakiri nabo bari gushakisha, ariko noneho Mirera akabazanira ubutumwa bwubaha Imana muhimbazo ku gihe cyo gucira abantu urubanza gisoye. Abanze uwo mucyo, banze iryo hamagara, baragumye nyine bararogota nako byari kugenda. Ariko bagiye mu mucyo wa marayika wa mbere, abawemeye bashobora kubishikamamo, nibo bashoboraga none kuba bakwakira umucyo wa marayika wa kabiri. Ariko muri uwo mucyo wa marayika wa mbere hari bamwe nanone nabo batashoboye gushikama. Abo ngabo ntabwo bashoboye kwakira, ntabwo berejwe kwakira umucyo wa marayika wa kabiri. Aho bageze ku mucyo wa marayika wa kabiri, twabonye ko nabo hari abatarashoboye kugera mu mucyo wa marayika wa gatatu, ndetse muri abo ngabo twabonye ko harimo ba bandi bari bakomeye umurimo mu gihe cya mbere, harimo bawuriya mu Mirera, abo ngabo ba Josiya Rici, ba Joshua n'abandi bari bari muri icyo gihe cya mbere, ari abatwari bo bari ku ruhembe rw'umurimo, ariko bakaba batarashoboye kwinjira mu butaka bwa marayika wa gatatu. Niho rero tugiye kureba noneho ingorane ziri hehe. Uyu mucyo w'ubugorozi ndagira ngo mbere uko ukora, twumve uburyo twezwa n'ukuntu twerezwa muri uwo murimo. Turebye neza, ubwo abari kuri Facebook muraza kubona icyo kigo, ndakiboherereza kuri kuko intambwe uko zagenda mbere ukuntu zigiye zikurikiranye, muraza kubibona neza. reba ariko tukurikirane aha ngaha turebe uko bimeze. Batubwira ko uwo mucyo w'ubugorozi, nk'uko tuba tugomba kubibona neza, y'amagambo n'ukuvuga ngo tuba twumva ko ni intambwe zo zigera turushaho kujya mbere. Haba dufite uyu murongo tugiye kureba, tugiye kugenda dushyira izo ntambwe. Hari
twibuke yuko umucyo uje kwegera umwijima. Uwo mwijima uba wabaye ryari muri bya twabonye ko buri mucyo bugorozi hari ahantu hari ibintu biba bitarasobanutse, bya bindi babandi batumaze gusoma yuko ngo baba barahawe umucyo ukwiranye n'igihe bagezemo, ariko ngo hari ibyo batari gusobanukirwa, ndetse ngo n'icyo gihe baba batwaye ubwo butumwa, ariko ngo hari ingingo zimwe nabwo badasobanukiwe. Kuri izo ngingo zidasobanukiwe, ikibazo kivuka ni uko abantu bamwe bagenda no bagatangira kwizanira intekerezo zabo, bakizanira izo nyigisho zabo, aho kugira ngo bemere igihe bahawe cyo kugira ngo babanze muri bya bindi bahawe bisobanutse, ngo bibanze koko bijye mu ntekerezo zabo, bibubake, ngo nimara kubaka noneho bashobore kurushaho kujya mbere. Icyo gihe bamwe bahitamo gutangira kwizanira izindi ntekerezo zindi, noneho bakagenda amajyejuru ntibimbike ngo bajye muri bya binombe, bajye gushaka kwa kuri bimbike, ndetse ahubwo noneho bahita babona n'isano muri ya nzira y'agakiza tugendamo, babona uko bifatanye. Mwibuke amagambo twasomye yuko ngo nta mu bantu ijana nta muntu n'umwe usobanukiwe neza n'ibyo nzira y'agakiza, kubera ko hari ibyo biba bikihishe. Buri gihe cyose Imana itanze umucyo, hari ibyo biba bikihishe batari barasobanukirwa. Ibyo byihishe rero nibyo abantu noneho bamwe bahitamo kugenda bizana intekerezo zabo, ubwo bamwe bakatangira bakizanira, umwe akazana ibi, undi akazana ibi, undi akazana ibi. Uko buri wese agenda azana ibye, niko nawe azabona abantu bazamukurikira, aho niho Satani aba yategeye benshi. Abo rero bagiye gutyo bagiye bakurikira uyu nguyu n'abandi bagakurikira uyu, bagahita batera urujijo. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo tuba tugomba gushikama kuri kwa kuri twahawe gusobanutse, igihe dutegereje yuko Imana izatanga undi mucyo nanone uzaza ugafatanya